Umugabo mw'ibibazo byaramurenze nuko yigira inama yo kwiyahura. Arangije afata urugendo agana kuri farumasi. Agezeyo yishyura amafaranga bamuhereza ibyo yashakaga. Ibyo byari ibinini bya sumu ya panya yari aguze. Atera intambwe eshatu asubira inyuma ngo ajye gukora igikorwa cye cyo kwiyahura. Nuko ageze imbere akata korosi agaruka yiruka abwira muganga ati muganga kutanyibukije. Ntago wangaruriye meza amafaranga yanjye. Umugabo akava amahanga nuko yikoza ku isoko. Ubwo yari agiye kugura radiyo yo kujya bumviraho amakuru. Agezeyo ati nimume radiyo barayimuhaye arataha. Ageze imuhira ati nanjye nkayatsa nkumva icyo abandi bandushije. Umugabo akava amahanga ubwo hari hagezemo amakuru yo mu mahanga. Nuko umunyamakuru ati ewe ubu se amakuru twahita ngo iki? Ati aya makuru ni kava amahanga koko. Umugabo ararakara cyane ati nta soro ukamvuga mu izina ry'inge wakwiguriye. Ati sha si ibyo wigira urasohokamo aho ngaho. Umugabo yanyweye inzoga amaze gusinda. Uwo yari umushoferi atwara imodoka. Ageze muri kaburimbo ayisohokamo atangira kuyisunika. Umupolisi yaje kumunyuraho aramubaza ati se mugabo wasaze kuki uri gusunika imodoka kandi mbona ari nzima urabura iki? Umugabo aramusubiza ati afande yatubujije gutwara imodoka twanyweye inzoga.